Intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine niyo ya mbere ku isi yerekanye icyerekezo cy'intambara z'ahazaza, intambara zizaba zitandukanye cyane n'izo twari tumaze imyaka myinshi tumenyereye. Ubundi iyo bavuze intambara twumva abasirikari, tukumva ibifaru, tukumva imbunda nini, tukumva indege z'intambara. Ibi byose bizakomeza kugira akamaro gakomeye mu ntambara z'ahazaza, ariko ku ikubitiro iyi ntambara irimo kubera muri Ukraine yerekanye uburyo drone zishobora kuzarusha agaciro ibindi bikoresho byose by'intambara kugera yewe no ku basirikari nyirizina. Ikimenyetso gifatika ni amasomo Uburusiya burimo gukura muri iyi ntambara, amasomo arimo gufasha icyo gihugu kwiminjiramo agafu mu ngabo zacyo ku buryo noneho zirushaho kongera umusaruro. Ubwo iyo tuvuze umusaruro hano tuba tuvuze kongera igice kigenzurwa n'izi ngabo z'Uburusiya. Hagati y'umwaka wa 2024 n'2025 umwaka wose Uburusiya bwigaruriye 1.53 by'ubutaka bwose bwa Ukraine. Iki ntabwo ari igice gito cy'igihugu, ariko nanone iyo wibajije ko mu myaka ibiri ya mbere, ubwo ni hagati y'2022 n'2023, Uburusiya bwari bwabashije kwigarurira nibura 18% by'ubutaka bwa Ukraine, uhita ubona ko uyu munsi iki gihugu kitageze ku musaruro wifuzwaga. Yongeyeho ibihano by'ubukungu cyafatiwe, ukongeraho ingaruka intambara yagize imbere mu Burusiya, ukongeraho uburyo umubano w'Uburusiya n'amahanga wahungabanye, Uburusiya bukabura inshuti, bugatakaza abana babwo baguye ku rugamba, bukemera guhara byinshi no gutanga ibitambo byinshi. Abarusiya benshi barushijeho kuvuga ko nubwo batarimo gutsindwa intambara, ariko nabo ntabwo barimo kuyitsinda kubera ko ibice bagenzura ni bito cyane ugereranyije n'iby'igihugu gitakaza muri rusange. Mu minsi ishize ibi ngibi byatangiye kuvugirwa mu bitangazamakuru mu Burusiya, ndetse bamwe mu bavuga ari kumvikana i Moscow batangira kunenga Perezida Vladimir Putin, bavuga ko ibyo yashoyemo igihugu cyabo bitatanze umusaruro. Kuri Putin ariko ibi byose yabikoresheje yiga amasomo, ndetse aya masomo niyo yamufashije kongera kwigarurira umujyi munini wa Pokrovsk, umujyi ingabo z'Uburusiya zafashe nyuma y'imyaka hafi 2 y'intambara, ukaba umujyi munini cyane Uburusiya bufashe kuva mu kwezi kwa gatanu mu 2023. Ikindi cyarushijeho gutungurana ni uburyo Uburusiya bwarushijeho kugabanya abasirikare bagwa ku rugamba, ikintu cyari kimwe mu bibangamira igisirikare cy'Uburusiya muri rusange. Uburyo bwabashije guhindura tekinike bukoresha mu mirwano, bugahindura uburyo bukoresha drone mu mirwano, bugahindura uburyo bukoresha ibikoresho byabwo muri iyi ntambara, byose hamwe nibyo byongeye gufasha igisirikare cy'icyo gihugu gukora icyo benshi bagereranije no kwiyuburura, ndetse ibi ngibi bishobora kuzagira uruhare mu kugenaho intambara yerekeza mu mwaka wa 2026, umwaka uzaba ari ingenzi cyane ku hazaza h'Uburusiya. Hagati aho mu gihe Uburusiya burimo kwigira ku rugamba i Kiev, ibintu bikomeje kuba bibi cyane cyane ko igihugu kigowe cyane no kubona abasirikari, ariko n'intwaro gihabwa n'ibihugu birimo Amerika zikaba zikomeje kuza biguru ntege. Ku ruhande rwa Ukraine hari ibyo icyo gihugu kimaze kugeraho, birimo nko kurasa inganda zitunganya petrol mu Burusiya, aho icyo gihugu gikomeje kuzirasa umunsi ku wundi. Icyakora uretse ibi nacyo kirimo guhura n'ibibazo birimo gushobora guhangana na tekinike nshya zirimo gukoreshwa n'Uburusiya, cyane cyane ku bijyanye na drone. Ukraine kandi ihanganye n'ikibazo imaranye iminsi cyo kubona abarwanyi bashya, ikibazo gishobora kuzasiga iki gihugu habi mu mwaka utaha. Muri make, nyuma y'uko Uburusiya bufashe Pokrovsk, iyi ntambaro biragana he? Nyuma y'uko Uburusiya buhinduye tekinike z'imirwanire, Ukraine iracyafite uburyo bwo kwihagararaho. Putin arateganya iki mu 2026? Byose reka tubivugeho. Ye nitwa Ismail Mwanafunzi. Imyaka 4 Uburusiya bumaze mu ntambara na Ukraine ni imyaka yatwaye byinshi icyo gihugu. Turetse ubuzima bw'abasirikare baguye ku rugamba, abakomeretse n'ababuriye urengero burundu, iki gihugu cyishyuye ikiguzi gikomeye mu bijyanye n'ubukungu. Ikiguzi kikirimo kwishyura n'uyu munsi kubera ko ibihano by'ubukungu cyashyiriweho birakomeje. Icyakora Uburusiya nabwo bwigiye cyane muri iyi ntambara, ndetse amasomo bwigiyemo ashobora kuba ubushobozi bwo gufata ibice byinshi bya Ukraine. Isomo rya mbere Uburusiya bwize nuko drone ari ingenzi cyane mu ntambara zigezweho, zikaba ingenzi no kurusha ibifaru binini na za brende, ibikoresho ubundi dukunze gusanisha cyane n'intambara. Hagati y'umwaka wa 2022 n'2023, Uburusiya bwabashije gufata nibura 18% by'ubutaka bwa Ukraine. Icyakora hagati y'umwaka wa 2024 n'2025, Uburusiya bwafashe ubutaka bwa Ukraine bungana na 1.53% gusa. Muri iki gihe ni nabwo Uburusiya bwahuye n'igisebo gikomeye cyane muri iyi ntambara, kubera ko agace ka Kursk kari ku mupaka na Ukraine kabashije kwigarurirwa n'ingabo za Ukraine. Kuri ibi bintu ushobora kwibaza uti niki mu by'ukuri cyatumye Uburusiya budashobora gukomeza kwigarurira ibice binini bya Ukraine
nk'uko byagendaga mu ntangiriro z'intambara? Igisubizo ni kimwe: ikoreshwa rya drone. Ukraine yize amayeri akomeye mu ntambara, aho yatangiye gukoresha drone mu gushaka abasirikare b'Uburusiya, ababonetse bakaraswa, rimwe bigakorwa n'izo drone, ubundi bigakorwa n'ibisasu birasiwe kure nyuma y'uko drone zitanze amakuru ya hari abasirikare b'Uburusiya kugira ngo baraswe. Ngiyi impamvu uretse no kuba Uburusiya butarafasha ahantu hanini muri iyi myaka, bwanatakaje abasirikare benshi, n'ubwo umubare w'abapfuye bigoye cyane kuwemeza bitewe n'uko buri ruhande rukabya rukavuga imibare iri hejuru. Gukoresha drone byagabanyije cyane umuvuduko w'igisirikare cy'Uburusiya. Igisirikare cyarwanaga mu buryo busanzwe bw'intambara, ni ukuvuga kohereza abasirikare benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakagenda mu bifaru byinshi bitwaje imbunda ziremereye, baherekejwe n'indege hejuru yabo zigenda zibacira inzira. Ubwo bivuze ko zagendaga zirasa umwanzi. Ikintu cya mbere Ukraine yakoze ni uguhagarika uburyo bw'imirwanire bw'Uburusiya, aho yabuhagaritse binyuze mu gukoresha drone. Izi drone zabaga ziri hejuru zikabona abasirikare b'Uburusiya zikabarasa, bityo Uburusiya rimwe bugasubira inyuma cyangwa se bukohereza izindi ngabo, bigatuma ibitero bitinda. Bityo kuri Ukraine ubu buryo bw'imirwanire bwarayifashije cyane, kubera ko iki gihugu kuva mu myaka 3 ishize kimaze igihe kirwana, ariko kigahora gitaka kugira abasirikare bake ugereranije nabo gikeneye. Mu rugamba rwo gufata umujyi wa Bakhmut nibwo bwa mbere Ukraine yakoresheje ubu buryo bw'imirwanire mu buryo bwagutse. Icyo gihe Ukraine yatangiye gukoresha drone, Uburusiya bukohereza ingabo nyinshi, ariko kenshi zikaraswa zitaranagera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Icyo gihe Uburusiya bwasubizaga burasa ahantu hose hashobora kuba hari inyubako cyangwa se hakwihisha abanya-Ukraine. Ari nayo mpamvu umujyi wa Bakhmut ari umwe mu mijyi yasenywe cyane n'intambara ku rwego rudasanzwe, aho benshi bavuze ko uburyo wasenywemo ngo byaherukaga mu ntambara ya kabiri y'isi. Nyuma y'urugamba rwa Bakhmut, nibura hejuru ya 60% by'ibikorwa remezo byose byari muri uwo mujyi byari byarasenyutse. Ubwo nimvuga ibikorwa remezo, wumve hafi ya buri kintu cyose, kuva ku nyubako zo guturamo, amaguriro, amashuri, imihanda, ibiraro n'ibindi byinshi. Kuva icyo gihe ariko Uburusiya bwahise bubibona neza ko kurwana ukoresheje uburyo bwa convention war bitagishoboka, kubera ko uburyo bwangiza ibikoresho bugatuma abasirikare benshi bagwa ku rugamba, bityo bugatinza intambara muri rusange. Icyo gihe Uburusiya bwakoreshaga drone, ariko ku kigero gito ugereranyije na Ukraine, ahanini kubera ko Ukraine yahise ihabwa ubufasha na Amerika ndetse n'ibindi bihugu birimo Ubwongereza, aho byakiriye ingabo za Ukraine bikazigisha kurwanisha drone mu buryo bwagutse. Ku ruhande rw'Uburusiya nabwo bwatangiye guteza imbere ikoreshwa rya drone, aho nibura bwahise bushaka abakorera bushake barenga 500,000 kugira ngo bajye bafasha igisirikare mu bijyanye no gukoresha drone. Aba basore n'inkumi wakundaga gusanga ari abaturutse muri za kaminuza cyangwa se abandi bafite imirimo ituma basobanukirwa iby'ikoranabuhanga, ari nabo bashyizwe ku ruhande rw'imbere mu gukora no gukoresha drone. Icyakora mu minsi ya mbere amatsinda yo gukoresha drone ntabwo yakoraga neza, kubera ko kuyahuriza hamwe byari ikintu kitoroshye. Ibi ngibi bikajyana kandi n'uburambe buke bw'abakoreshaga izo drone, cyane ko benshi batari abasirikare, ahubwo bari abaturage basanzwe bakora mu mirimo ya engineering n'ibindi. Ibi nibyo byatumye hashyirwaho itsinda ryihariye rishinzwe gukoresha drone mu gisirikare cy'Uburusiya, ishami rizwi nka Rubicon. Rubicon ushatse wayita umutima w'intambara ku ruhande rw'Uburusiya. Intego y'iri shami yari ugufasha igisirikare cy'Uburusiya kwiga vuba amasomo y'ikoreshwa rya za drone, kubera ko urwego nirwo rwonyine Ukraine yari ifitemo amahirwe kurusha Uburusiya, cyane ko nk'ubu drone arizo zigira uruhare mu kwica abasirikare benshi ku rugamba kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Hejuru ya 70% by'abasirikare bagwa ku rugamba muri iyi ntambara babishwe na drone. Muri make, nubwo Ukraine yari ifite ingabo nke ikoresha irondereza, ikarwana idafite igisirikare cyo mu kirere gifatika, kuba yari isi gukoresha drone kurusha Uburusiya byatumye ishobora kwihagararaho mu buryo bwatunguye benshi ku rwego rw'isi. Rubicon iki nicyo kibazo cya mbere yari ije guhangana nacyo, kandi kuri ubu iri shami rimaze gutera intambwe ifatika. Magingo ya Rubicon yabashije gukora drone zifite ubushobozi bungana cyangwa se buruta ubw'iza Ukraine. Mbere abakoresha drone ba Ukraine babaga barwanira ahantu mu buvumo kure y'urugamba, ibyabo byose bibera imbere ya computer. Rubicon yabanje kwiha intego yo kubahiga, aho muri iyi minsi ishize uyu mutwe umaze gusenya ibirindiro byinshi byakoreshwaga n'abasirikare ba Ukraine bakoresha drone. Ibi byahinduye ibintu ku rugamba, kubera ko byatumye Ukraine itakaza amahirwe cyangwa se ibyo bita avantage ikomeye cyane yari ifite muri iyi ntambara. Ni amahirwe yo kurusha Uburusiya ubuhanga mu bya drone. Ku ruhande rw'abasirikare ba Ukraine bakoresha drone, baherutse gutera hejuru bavuga ko Rubicon bamereye nabi, ariko nanone bagataka bavuga ko uburyo babayeho bitabafasha gukora akazi kabo neza. Abagize itsinda rya Rubicon bakora amasaha 5 ku munsi, bagasimburanwa na bagenzi babo, abatari mu kazi bakagira umwanya uhagije wo kuruhuka.
Ibi ngibi bituma iyo bagarutse mu kazi batanga umusaruro ufatika kandi mwinshi. Ku ruhande rwa Ukraine, abakoresha drone bashobora kumara amasaha 18 bari mu kazi. Ibi ngibi bituma hari ubwo bananirwa cyane, bikaba byanatuma badashobora gukora akazi kabo neza. Aha ndavuga gukora akazi kabo neza cyangwa nabi, ukaba wakeka ko ari bimwe bisanzwe. Ariko hano iyo ukoze akazi nabi, wenda ukibeshya ntubone ingabo z'umwanzi, ubwo bivuze ko ushyize abasirikare bari ku mirongo y'imbere mu byago, cyangwa se ugahicyuha umwanzi akarushaho kugenda yigarurira ubutaka bwawe gahoro gahoro. Aha ni hamwe ubutanze igihugu koko. Rubicon ikora amasaha 28 ku yandi, iminsi 7 kuri 7. Iri tsinda ririgenzura, ntabwo rikorana na brigade cyangwa se batayo runaka mu gisirikare. Bivuze ko imyanzuro yaryo idashingira ku gitutu cy'abayobozi, ahubwo ishingira ku buryo ibintu byifashe ku rugamba. Imikorere ya Rubicon yagize uruhare rukomeye cyane mu rugamba Uburusiya buherutse, aho buherutse kwigarurira umujyi wa Pokrovsk. Kuri iyi nshuro Rubicon yari yarakoze drone zidasanzwe zifite ubushobozi bwo guhiga izindi drone za Ukraine ziri mu kirere zikazirasa. Muri make Rubicon yazanye drone zihiga izindi. Ibintu bitari bisanzwe muri iyi ntambara, cyane cyane ku ruhande rwa Ukraine yasaga n'irwana n'udakoramo iyo bigeze ku ntambara ya drone. Uretse ibi, Rubicon yongereye intera yaho ihigira abanya Ukraine. Kuva ku mirongo y'urugamba, drone za Rubicon zishobora kujya guhiga abanya Ukraine mu birometero 20, zikarasa habikwa intwaro n'ibindi byifashishwa n'abasirikare ba Ukraine. Gahoro gahoro Ukraine yatangiye kugenda itakaza ibitari abasirikare gusa, ahubwo igatakaza n'ibikoresho ndetse n'abaengineer bayo bayifashaga cyane mu bijyanye no kugenzura ndetse no kurasa abarusiya hifashishijwe drone. Uretse drone, Uburusiya bwanatangiye gukoresha uburyo bwo kohereza umubare muto cyane w'abasirikare mu mujyi wa Pokrovsk, aho bwoherezaga nibura abasirikare bari mu matsinda mato, rimwe nibura rigizwe n'abasirikare batarenze 3. Ibi byagoraga abanya Ukraine kuko amatsinda mato gutya biragoye kuyabona, ariko niyo yabonye ukayarasa, bitandukanye no kurasira hamwe abasirikare benshi. Ku ruhande rw'Uburusiya, ibi byatumye bushobora kugabanya umubare w'abasirikare bicwaga mu gufata imijyi. Mu gihe turimo kwinjira mu mpera z'umwaka, Ukraine iri ku gitutu cyo gushaka igisubizo ku ikoreshwa rya drone. Bitaba ibyo, iki gihugu kigakomeza guhura n'ibyago byo gutakaza abasirikare n'ibice byinshi mu 2026. Uburusiya bufite amahirwe mu bindi byose, kuva ku bikoresho, abasirikare benshi n'ibindi. Icyo Ukraine yarushaga Uburusiya ni ikoreshwa rya drone. None aha naho Uburusiya bwamaze kwashinga ibirenge. Benshi barimo kwibaza igishobora kuba kuri Ukraine mu gihe itabona igisubizo vuba. Ese ishobora kuba intangiriro yo gutakaza ibice byinshi nk'uko byagenze mu ntangiriro z'iyi ntambara. Ku rundi ruhande, Amerika na OTAN barimo kurushaho gufasha Ukraine, ariko ubufasha bwose bwatangwa ntabwo bwasimbura ikibazo nyamukuru Ukraine ifite, aricyo cyo kubura abasirikare. Magingo aya, impuzandengo y'imyaka y'abasirikare ba Ukraine irenga 45, ibyerekana uburyo ikibazo cyo kubona abasirikare bashya kandi bato kitoroshye. Ku rundi ruhande, Ukraine ihanganye n'iki kibazo mu gihe Uburusiya bwo bwari bufite gahunda yo kongera abasirikare babwo bari muri Ukraine, aho uyu mwaka ugomba gusiga barenze 800. Ibi byose bikajyana n'uko umubare w'abasirikare bashya binjira mu gisirikare cy'Uburusiya ukubye kabiri wa Ukraine. Ibyerekana ko Uburusiya bufite ubushobozi bwo gukomeza kurwana igihe kirekire. Ikintu utavuga ko Ukraine ifite ubushobozi magingo aya. No kuva na kera na kare, abajenerali b'Uburusiya bakunze kuvuga ko kimwe mu byo bazakoresha mu gutsinda Ukraine ari ugukomeza kurwana na igihe kirekire, kugeza igihe izatakariza abarwanyi bo gukomeza kurwana iyi ntambara. Bisa naho uyu mugambi urimo kugenda ugerwaho gahoro gahoro, kubera ko nk'uko babiteganyaga, Ukraine irimo kugenda ibura abarwanyi gahoro gahoro. Ese ibi bizatuma ibihugu birimo Amerika nabyo bifata iya mbere bikinjira muri iyi ntambara, aho kubona Ukraine itsindwa burundu? Imbere mu Burusiya, ubukungu bukomeje kugenda nabi. Izamuka ry'ibiciro, ifungwa ry'inganda, izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol n'ibindi bibazo byinshi bikomeje kwisukiranya ku Burusiya. Ukraine ikizera ko kera kabaye ibi byose bishobora kuba byinshi bikagera ku rwego birakaza abarusiya, bakaba bafata iya mbere mu gusaba Perezida Putin guhagarika intambara cyangwa se bakanamukura ku butegetsi. Uretse ko ibi bigoye cyane, ni ugutegereza tukareba. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, tubashimiye ko mwabanye natwe. Ikiganiro cyacu cya none tugisoreje aha, naho utaha.